mukuru ese undi kugira ubwenge n'itegeko oya ntabwo ari ngombwa kujya kugira ubwenge rwose ntabwo ari ingenzi nimba unabufite wowe wahisemo kugira gute nahisemo kutabugira wari ubufite se ntose nako bufite bukajyayo ntabwo nigeze rwose ntabwo nagize n'amahirwe sinabugira kuko iri mu bintu byasubije inyuma nkagira ubwenge bungana n'ubw'abana kandi ndi umuntu mukuru. ni ukuvuga ngo abakobwa bategeye amamoto ntibaze kukureba nabo bari mu bintu bitumye ukennye biri mu bintu byandindije bigatuma ese umushyitsi iyo agiye gusura abantu baramutegera abashyitsi benshi baba bakennye hano kuri YouTube niba hari abariho bakennye abashyitsikazi ukeneye kuza kunsura rwose aho umuntu ajya agateke ndagatanga mugakomeza ubwamba rwanyu rwo kusubiza inyuma n'ubundi bwaba izi nzu nubatse mu mutwe yikagarama yose ko ari iyanjye gusa batarambajije ubusa imodoka igura indi nawe uri imodoka ze sinjijwe ngenda n'amaguru nk'imodoka zo mu muhanda ariko mbata nk'ubu ngubu ubaye imodoka ubona nk'ubuhe bwoko nk'iyo marike shana naba n'igikeri zimwe za kera nko mu minsi uzi babayeho aho ariho hose wijya kurega nareba muheto niho tuganya ubwenge nareba muheto niba ubona uko avuga ati uyu nguyu arambereye uriya yabasha kuva mu modoka akirukanka polisi ije ngura iki mbata ugiye gutangira ikiganiro uyu munsi ariko impamvu twahisemo ko uri butangire ikiganiro uyu munsi turashaka no kuzirikana abavuga ururimi rw'igifaransa rero ugiye kubidufashamo tangira ikiganiro mu gifaransa ijambo ni ryawe. Je vous salue Marie, prenez le grâce le Seigneur qui nous a aimés. Et je vous salue beaucoup. Mon nom c'est professeur Mbata. Heureusement que je fais retraiter, mais il y a la personne qui parle français, mais l'autre français est mort. So, nous allons oublier ça. Nous avons oublié que la personne qui parlait le français. Oui. Merci. Merci beaucoup. bya bintu bajya bavuga noneho ubu ndabyemeye ko abantu bafite imvi bagomba kuba ahubwo badakunda bagomba kuba urumva nasuzumaga yaba wumve ko numva imyaka yawe ko usanga ari igifaransa ko biri kose niyo buriya rero hari abantu bitwa la personne de donc bavuga ngo donc personne donc ni ya français imwe ya kera cyagiye cyara twavuga igifaransa ariko ibyangisha mamwe kirusha amasaha y'akazi mbata meze neza meze sawa cyane. ubushize rero abantu bakunze ikiganiro twagiranye hari umuntu wambwiye ngo twatangiye ikiganiro nta bwenge burimo ariko biza kurangira buje tubuvanye se tubuvanye uko biri rwose urumva ko hari icyo yatahanye n'uyu munsi rero turagira ngo utubwire amagambo y'ubwenge rwose ikintu tujya dupfa cyawe ni uko ukunda gushakira ubwoya ku magi no gukama ikibazo ubwo se urumva ndakubwira ubwenge nanjye ntafite ntihaye. ese wundi mbata umuntu wese azagira ubwenge umuntu wese agira ubwenge ariko ntabwo babunganya haba hari n'abafite bukeya ariko nanone uzarebe neza ibyo ufite nimba ari ubwenge ushobora kuba uzi ko ari ubwenge ariko nta bwenge burimo kubera iki se umuntu yabitandukanya kuko kugeza ubu ngubu ushobora kuba uzi ko ufite amafaranga ariko wajya ugasanga inoti urimo urakoresha zarashaje zara experience ko n'ubwenge burasaza. Uzarebe ko umuntu mukuru ese undi kugira ubwenge n'itegeko oya ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa rwose ntabwo ari ngombwa kugira ubwenge reka kubera iki impamvu kugira ubwenge atari ngombwa kuko usanga abanyabwenge benshi dufite ubwenge bwinshi bukenewe. Impamvu ya mbere ndayikubwira. iya kabiri nugira ubwenge nukoresha ubwenge nk'ubu ngubu hari nk'umuntu usanga yifite nk'agatwe kangana gutya kugaparanganya cyane gakunda agira ubwenge cyane gakunda agira ubwenge bikaza kurangira asaze kubera ko kagira gato se
kari gato none agakoresha ibirenze ibyo kari kagenewe kwakira none se uyobe ko hano n'umukoresha hard disk hard disk ya giga ebyiri washyiraho ibintu bya tera ariko ubwonko bugomba kuba bungana reka da uri umuntu ufite umutwe munini kurusha ubwonko bwinshi ubwo ufite ubwenge bwinshi rero urumva ufite umutwe munini ubwonko ubona aho bujya urumva ukabura naho gutekerereza ariko ufite umutwe munini ufite umutwe munini akaba mu bwonko bukeya bwajya bugenda buhubangana hinduka debili burahubangana uvuga ngo umuntu ariko ushaka kugira ubwonko bwinshi ariko mu by'ukuri nta kintu kirimo ugasanga ni urugero hoho na vewiti ni iki gihenda hoho na vewiti ni iki gihenda yaba ari hoho wariya ni usanga hahinda vewiti kandi cya hoho hari kinini ugasanga hari n'akandi kamodoka kagufi kakavanga kandi hoho witwara n'ibintu byinshi ariko se urebye agaciro k'ibintu hoho witwara n'ibyo iyo ntuzitwara biba bingana none se mbata ngiye ku giti cyanjye ntabwo ndumva impamvu kugira ubwenge atari ingenzi cyane ujya kugira ubwenge rwose ntabwo ari ingenzi nimba unabufite wowe wahisemo kugira gute nahisemo kutabugira wari ubufite se ntose nako bufite bukajyayo ntabwo nigeze rwose ntabwo nagize n'amahirwe sinabugira kuko ugize amahirwe ntagira ubwenge kuko bwari kuzamuza hasi kuzabukoza hasi kuko hari igihe ushyiramo ibintu mu bwenge bwinshi bikarangira ubyangije urugero reka ngo urugero ntabwo wari wajya no gukora video uzi ngo urimo ushaka kuyikoraho utumaniye bikarangira uyangije bikarangira bisibye ugatangira aho ngaho bakoze ikosa irindi kosa rya kabiri abantu bakora ni ikihe kintu mu buzima bwawe wakoze nakwita cy'ubugoryi cya kindi uba udashobora kubwira undi muntu uri wese ukavuga ati nimba ari uguseba nimba ari ukujya ukavuga ati hari ahantu narasebye cyangwa se hari ahantu ibintu nakoze ntabwo nabisangiza undi muntu tubwire kandi ntushyiremo ubwenge bwinshi nyine mbaza kubyibuka kuko buriya ngeze ko ibintu byanjye nakoze byose nta bwenge bwari burimo ahubwo keretse mushaka ko nkubwira byose nakoze tubwire ni byinshi we ni byinshi noneho hari byigeze kumbaho hari ahantu nkiri mu cyaro kwa ba sogokuru nari mfite agakabutura karanyegeraga cyane nari maze kugasiga ariko umwana akora ikabutura kagasiga ariko ngakunda kubi ariko kari gashaje gakuze reka rero nzamanuke kwa kundi umanuka imvura yaguye negera mu kigo cyane kugira ngo ntagwamo kari akayira ariko kari ku mukingo ndanyerera nikubita hasi ikabutura igipande kimwe kigwa hariya ikindi kigwa hariya nyambara nk'amakoma njya nifashe ikabutura igipande kimwe cyasigaye hasi nk'icyari kiri kigwa nk'ari nshaka bita mu rubyiniro nyifashe gutya iki kintu cyakubayeho ujya wibuka aho rwose ugaseka wumva ndi jyenyine wumva nisetse hari umuntu wakubikije ibanga sibyo ibanga naribika cyane kuko mba nabyibagiwe rwose rwose navuga ibyo nibuka nk'ubikije ibanga n'ubundi wari insigira ndari gusigira rwose ndaribika ye kuba nkwereka gadi yanjye yuzuye ndaribika ye ako mbata ufite imvi utubwije ukuri ariko n'imana birasaza ufite imyaka ingahe ntangize ngo ugiye kuvuga ngo mfite imvi buriya mfite ubwenge oya oya rwose ntihazajya uza kunshakiraho ubwenge gusa uzaza kunshakiraho ibitekerezo bitubaka wenda we namufasha bitagira icyo bimufasha bikagira namufasha rwose ufite imyaka ingahe rero imyaka nshobora kuba afite myinshi ariko ntabwo yose ngemera ko ari iyanjye kumva se ko hari
hari iyo ndi witije kadangiye nemera imyaka bitewe n'igihe nabayeho. ngaho tubwire. Njyewe igihe nabayeho niyo myaka mbara. Kanguha urugero, hari imyaka nabayeho nabi iwacu tukiri abakene nta mafaranga dufite. Ubwo nari ndiho. Wari uriho. Aho yagenda ntabwo. Wari uriho ariko utariho. None se ubwo urumva ari ukubaho cyangwa ni ibintu bibiri bifatanye. Kandi wambajije ikintu kimwe nanjye gusubiza ikintu. Okay, ngaho tubwire rero iyo wemera. Noneho ongera ukore imyaka ya covid. Ese ya covid ntiwari uriho? Koko wowe wari uriho. Wowe wari uriho. Uretse kwirarira imbere y'abantu mukajya kuri YouTube mugatwika wari uriho. Njyewe nari ndiho. Okay, reka nivugira ibyanjye nabwo uravuga ibyawe. Ubwo kuramo imyaka ya covid ugashyiramo imyaka tukobwa twagiye tundira amafaranga turi buze kundeba ntitunaze. Iri mu bintu byasubije inyuma ngira ubwenge bungana n'ubw'abana kandi ndi umuntu mukuru. Ni ukuvuga ngo abakobwa bategeye amamoto ntibaze kukureba nabo bari mu bintu bitumye ukennye. Biri mu bintu byandindije bigatuma ngira ubwonko bumeze nk'ubw'abana kandi ndi umuntu mukuru. Ese mbata ubu mutegereye ngaje gukora iki kugusura? Umuntu umweje ati nk'iya gitatu wakihirinze arakiriye ntaje. Ubwo urumva umuntu aba atakudindiza. Nese umushyitsi iyo agiye gusura abantu baramutegera. Abashyitsi benshi baba bakennye. Hano kuri YouTube niba abariho bakennye abashyitsikazi. Abashyitsikazi keneye kuza kunsura rwose aho umuntu ajya agateke ndagatanga. Mugakomeza ubwamba rwanyu rwo kusubiza inyuma n'ubundi mwaba mukabigeraho. Barabwiyemeje nibakufatire bakomereze uruzi bafatire bahubwo cyane. Ejo bundi nabajije abantu kuri TikTok yanjye ndabaza ariko abakobwa iyo wicara ukambwira mbata ndashaka umbera umugabo mukimwe bwiga no kumenya gupresiza icyo mushaka. Ndashaka umugabo mbwa n'umugabo mbwa ushakamo ko ntunzwe n'ububwa ujye gushaka ngo bajye basobanura njyewe nta mugabo uri seriyo ndimo. Njye nta mugabo ndimo uri seriyo. Cyo kuza umugabo amumbonamo mwiza waba undi mwiza kabisa cyane rwose kuko ntunzwe n'imyaka myinshi ntabwo burandetinga down. Ariko ibyo presize uvuye ngo ndashaka umugabo mbwa cyangwa ndashaka umugabo uri seriyo murangira ahantu baba mu makaritsiye hano hepfo za Kagarama bafite ama etage buriya bari mariye buriya. Ariko hari n'abazubaka bataramara. Abo ngabo rero bari seriye bagize gute baba bahari. Ariko wiza gufata ngewe uba muri annex y'icyumba na salo nayo kuyishyura wenda mbata ujye ugira inzozi zo kuzubaka iyawe noneho izoze. Inzu nubatse mu mutwe Kagarama yose ko ari iyanjye. Byagoranye hese kugira ngo ukure mu mutwe ngo ubishyire hariya tubirebe. Printing niyo yagoye kuko bamwe ko hano bataprinting inzu zingana kuriya ngo bikure. Bose bakujya mu Bushinwa kandi sinabona agatike. Wabuze abantu hano bayiprinting ngo babikure rwose. Wabuze abantu baprinting inzu zanjye bazikure mu mutwe zijye hanze. Biraza kujya mu Bushinwa rero kuko nta mashini hari ya printing inzu kandi kuyubaka biracyari ingorane. Ariko umuntu aba atunze print out byibuze ukaba ugenderaho ukaba uyituyemo. Mbata abukobwa aretse kumbaza aje kunsura mu rugo ahantu mba kurumva igipangu cy'abakire ariko ntari umukire. Arambaza ngo nese imodoka yawe iri hehe? Ndavuga ati ngewe nanze kugura imodoka kugira ngo imbeba zitazayirya. Hano haba imbeba nyinshi zirya n'imyenda. Imbeba zitazayirya? Yarabyemeza? Cyangwa yarumiwe gusa rero? Gusa ubu atarambajije ubusa. Imodoka igura indi? Nawe uri imodoka ze? Sinjijwe ngenda n'amaguru nk'imodoka zo mu muhanda. Ako
mbata nk'ubu ngubu ubaye imodoka ubona wabaye nk'ubuhe bwoko nk'iyihe marike sha naba n'igikeri zimwe za kera none se nk'iyo wirebye muri mira ntabwo ugiye kwigora wikwigora reka ngufashe iyo nirebye muri mira ngira ngo natembereye mu birunga wagize gute ngira ngo natembereye mu birunga amwigagize wazima niyo mpamvu nta miruwari ngiye iwanjye mu nzu kubera iki sinawe wasanga noneho rero uramutse iyo wirebye uramutse ubaye nk'ibiryo ubona waba nk'ibihe biryo aba ndi imvange itagira umunyu waraye nta n'amavuta arimo cyo kuzagadura mbabaje kabisa muri uyu mwaka urundangirije nabi ntabwo narenze kuri iyo nshuti imvange itarimo n'umunyu kubera iki ega hari ibintu urebesha amaso ariko ukabibona none se ubu ngubu ko nsaziye nk'aba Miss Rwanda ntibahari natora Miss buri mwaka tutaranyegera ngo mbwire ngo reka turebe ko tubigenza mubane se ubona nese mbata nko mu Miss uzi babayeho aho ariho hose wijya kurega nareba muheto niho tuganye ubwenge nareba muheto niba ubona no kuvuga ati uyu nguyu arambereye uriya yabasha kuva mu modoka akirukanka polisi ije muri iki polisi yaje gukora yabasha gukora agahiti ka hato na hato ntabwo twakwicwa n'inzara tugacuruza nose ntihari abandi bamisi barahamwe b'umurongo batagize ikintu bamara ariko uriya akora ako gahiti kakabatunga utwo tufiyuzi n'abatunga urumva ntabwo wapfa kumufata kenyage keretse yaba yarwanye ngendanye urumva waba ushatse rambo mu bisheke kuva nagiye kubaza umwana ntabwo yari rambo mu biti ese mbata twari tugukumbuye hano ariko uhugiye mu biki igihugu gisigaye gifite abakomediye bameze nk'Vietnam ni benshi bameze nk'Vietnam none muri abo bantu rero kariyeri yawe ureba nyine ukuntu komedi igenda ikura ukareba amaraso mashya abapeti bashyashya abasore bajene bana b'abakobwa bari kuza ubona ikibuga wowe kitazagusiga ikibuga cyaransize ariko ngewe nubwo ntabwo bazansiga kuko hari ibindi bintu mbarusha nabo kandi bazi byatumye bavuga ngo mbata tuyobore uyoboye urugaga rw'abanyarwenya mu Rwanda perezida wabo urwo rubahe muri RAG muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi ni wowe perezida w'abanyarwenya cyane rwose ofisi yawe no kuvuga ngo iba hese n'umunyarwenya wundi ushaka kuzamuka azaza kureba avuga ati azaza ndebe muri leta rwose niho nkorera muri leta Kicukiro hano n'umva afite uza no gushyira nimero yanjye uva afite ikibazo mu rwenya akeneye ubuvuganizi nako ubuvugizi akeneye ubuvugizi akeneye ubwunganizi wenda n'igikorwa runaka yateguye igihe muhuza n'abandi banyarwenya titabira kandi abafasha ese mujya mugira nk'ama workshop tugira ama workshop uriya cya kintu nyoboye cyitwa RCC Rwanda Comedy Club ngo ihuriramo companies bari abantu bose ubona bakora comedy mu Rwanda bagomba kuba bari registered muri RCC nuvuga ngo rero company y'ubwayo tuvuye mu rugero Comedy Net ishobora gutegura awareness twebwe turayishyigikira ko twe ntabwo dukora implementation mwebwe se icyo mufasha abanyarwenya ni iki ubuvugizi no kubashakira inzira zo gucamo kugira ngo babashe kubona abafasha mu gihe umunyarwenya wenda afite igikorwa cye runaka ashaka kugikorera wenda nko muri stade twe dufite uburenganzira bwo kumwandikira ibaruwa ko tumuzi n'igikorwa tukemeye bakamushakira itariki ihari
aho kugira ngo ajye kuyishyura. Bibaye ngombwa turebye no kuri bageti ya minisiteri tugasanga hari ikintu kiriho, tukamukorera ubuvugizi nanone bakamushakira na sonorizasiyo mu gihe abikoze mu buryo bwiza kugira ngo abantu benshi cyane urwo rugaga si bwo bari baruzi. Ujya ubona nyine njyewe mbona baruzi kuko izi kampani zose ziri hano mu Rwanda zikora komedi zose ziba muri urwo rugaga, muri iyo gurupe. Ni ukuvuga ngo bo abantu bakuru babo barabizi. Kandi tuvuge nk'urugero, umwana ukiri kwa Kibonke njyewe mba nziranye na sebuja ku buryo umwana aramutse agize ikibazo wenda namufasha ku rundi ruhande, ariko sebuja buriya niwe umukoresha, niwe tuba tugomba kudirinda kuko twe ntabwo dukora implementation. We Kibonke azi ko bati mfite abakomediye 20 nateguye igikorwa kinini nk'urugaga, twifuza ko mudufasha rero ishoboka tukabikora, ntibyanze akihangana. Nuko bwaba munsi byarangaga kanswe ubu ngubu niyo yatageze mu gihugu. Perezida w'urugaga rw'abakomedi bamutora bashingiye ku ki? Atorwa n'abanyarwenya bwabo ku giti cyabo. Bo baricara bakareba umuntu nyine wabasha kubavugira, uzi gusetsa cyane cyangwa umuntu uwo ari we wese? Umuntu uwo ari we wese wabasha kubavugira kandi wabasha no akaba ari umunyarwenya. Cyambere cyagomba kuba umunyarwenya. Ikindi cya kabiri agomba kuba hari ibyo criterias tugenderaho, nuko agomba kuba azwi mu gihugu. Ikindi akaba afite ubushobozi n'ubumenyi bwo kuba yabasha guhagarara urwenya no kuruvugira. Umaze imyaka ingahe uri perezida w'urwo rugaga? Manda yashize nari sekreteri warwo imyaka 5. Ubu ngubu ngiye kumara umwaka ndi perezida w'urugaga. Umwaka umaze mu iterambere rya komedi uko wabisanze mu mwaka umaze, uyu mwaka wavuga ko urugaga warugejeje hehe? Urugaga narugejeje n'undi nkuko nabikubwiye, twebwe dukora ntabwo twebwe dukora implementation, ahubwo dushinzwe policy. Bivuga ngo urugaga rw'abanyarwenya rwaravugurutse 100% ko nta za bifuza kirimo, nta bya bintu byo kuri social media mvuga abakomediye ngo babahamagaye ngo bajye kwisobanura kuri RIP ngo batukanye. Ibyo nabanje guhanagura, nta nubwo bizongera. Ikindi nanone batangiye gukorera hamwe. Kuri ubu ngubu ujya kumva James Zubi bagiyeyo, ukumva Zubi abantu ze bagiyeyo. Ubu none bafite ubumwe, kandi kubona ko noneho komediye buri wese atangiye kugenda agura akamodoka ko kugendamo, ntituzagiye kurongora kandi ibyo byaramunaniye. Urumva no kubona wabanje kurongoza abandi se utararongora. Ndacyari kubyiga, nibimenye nzabikora. Ni ukuvuga ngo kumbe bya bindi tubona ubwo bumwe buba buhari nyine, izo event bategurana, izo ziriya collaboration ziba hagati yabo muba mufitemo uruhare. Biva hejuru kuko umweru uri bukuru kwira hose, biva hejuru. Noneho tugatangira kumva, mbere twabaga ari amabifu, ukumva ngo kana kari gukora ibi, kumva mwagiye guhangana. Twebwe ntabwo tujyangana. Njya kumva sitaramamagaye akambwira ati mfite event hano muri Intuza, perezida n'ubikunda uhagire. Ntabwo ari wenyine natumiye n'abandi. Joshua akaba afite igikorwa cye runaka ati perezida n'ubishobora uhagire. Nkagera nkasanga n'abandi bagenzi banjye, tukahavinga ya fan, yaba ari performance tumufasha tukamufasha, tugasohoka tukitarira nta kintu tutabanje kumubwira nka mbere ngo ramangaye. Ariko umushaka no kuza ugasanga wenda yaremeye no kugira cyangwa urira, yajya kurega agasanga facture nayishyura amagi. Hanyuma se mu buzima busanzwe bwo ubugiye mu biki, mu abantu ntabwo bari kuko wasezeranije abantu ngo bazajya bakubona hano, ariko ndakurahiye ikirungo cyagufata. Icyumweru icyaha kirungo cyo cyagufata. Ariko nanone nuko iyo nje akenshi arigenza nkasanga namwe murahuze. Ngiye nta kandi kazi ngira. Okay, ubu tugiye kubikosora. Wari mbajije ibyo mugiye muri ino minsi. Bivuga ngo muri ino minsi ndi gukorera hano Kimironko, ahantu bitwa kuri Kai Motel. Kai Motel bacuruza icyayi? Oya, ntabwo ari icyayi. Dutanga serivisi zo kuryama, dutanga serivisi z'icyo kunywa n'icyo kurya,
kandi hakira n'abandi bantu bakiyakira. nyine ni ahantu heza se umuntu. Hoteli ni heza cyane, dufite akajaride keza gasa neza, kandi noneho ni ahantu hashyashya twafunguye ndakeka ejo. hanyuma rero abanyamujyi hose biri kubera. Hanyuma rero ugomba he n'inama y'ubuntu kuba ari hashyashya, nizeye ko poromosiyo zikirimo. Yego, poromosiyo zo ntabwo ibiciro birakambakamba. Ikindi noneho ku banyamakuru bagenzi banjye iyo bahageze ntabwo yataha nta henikeni nk'ebyiri muguriye. Atanywa inzoga se? Atanywa inzoga, ikintu tutagira wenda ari itabi, ariko naryo yatumye umuzamu hanze yarimuzanira. Urumva ikintu cyose rero yashaka. Ni ahantu heza nyine waranye. Ni ahantu heza ho kujya, ho gutembera. Kandi ikindi nanone kiyongeraho ni ahantu h'umutuzo, atari ahantu habasakuza. Ni ngo duherere hano Kimironko, uciye kuri Bank of Kigali utambikamo ukagera ku ishuri rya munsi ya Bank of Kigali ya Beka. Utambiko ujya usa nk'ujya mu izindiro. Hari agashuri gahari kigisha ibintu bya hospitality, turi imbere yaho neza icyapa bakiriye. Inshuti zanjye n'abavandimwe muzajye muza mushyigikire, niho ubuzima nabwimuriye. Amasaha yose umuntu yaza yakubona? Niyumva nta handi nava ngo njye, ngomba kuba mwicaye nkakorera sinkavuye nzana mu gitondo saa 2 ngomba kuba ninjiye mu kazi ngatanga serivisi. None se dusubiyeyo, ngusubijeyo ko nubwo wavuyeyo, nubwo dusoje n'ikiganiro, ngusubijeyo ajya kugurira akaburusheti nimba habaye igikoni cyiza. Nta kibazo rwose, dufite umucoma w'umuhanga cyane, dufite isamake yacu. Noneho isamake yacu niyo iri hejuru ku bindi bintu byo kurya byose tugira. Ni umwihariko wanyu? Ni umwihariko wacu. Ni inyama y'igiti, hari inyama y'igiti bakora iba ari nini ku buryo ushaka kurya igiti kimwe nk'umuntu w'umusore ukumva urahimbutse. Hari abantu badutuburira, njye nkunda kubibona, ukavuga ngo bacuruza igiti ariko bakareba ugasanga umunyafu. Ugasanga ni agati ke, bazikatisha intoki, babakatisha ku pongere. Bafata inyama bakajya bakatisha ku pongere nk'abaca inzara. Twera ntabwo ari uko tubizi. Twebwe inyama bayikatisha inuza ku buryo ize wenda ntuvuge ngo ufite igiti cy'igihumbi, uvuga ngo ufite igiti cya 2,500 cyangwa cya 3, ariko umuntu nakiriye mva ko ari igiti atari ibinyafu cyangwa ari inyama zo mu nzara. Nimba aho hantu igikoni cyanyu rero ikangiye kubasura, tugenda aho. Bata wakoze cyane, twizeye ko abantu bazajya bakubona hano. Uze no gushyiraho nimero yanjye kugira ngo bajye bampamagara abakeneye. Ese wayibabwiye? Dukora na delivery. Dukora na delivery, ukeneye serivisi yo mu rugo, dufite umwana wacu w'umumotari akugeraho rwose. Ni 0786154674. Iba no kuri WhatsApp, wanahambwira bagenda nkwereka na menu nkayiba. Ubu ni ukuvuga ngo ushobora kuyifodinga umuntu ku rubuga cyane. Bata wakoze cyane rero. Imana ikurinda amahoro. Usurize nyoko. Usurize nyoko se ngo wabigira muzi. Yishaje rega uva muri ya kadire ko kwita kuvuga ngo usurize mama. Generation yawe uvuga Mary se ubwo bari nabona abana b'imyaka 20 10 n'ingahe, ari uramubwira ati usurize mama, ariko we wakuze mama bamwita nyoko. Impamvu usurize nyoko nasiko nimba kiri umusurize. Njye nakuze bamwita mamayi. Mamayi bitandukanye na nyoko. Bata wakoze cyane. Sawa.